Yes guys, mumeze mutese twongeye kubahereza ikaze kuri channel yacu ya UR update, aho dukomeje kugenda tubafasha tunabagezaho amakuru amwe n'amwe agiye agezweho hano muri UR Huye campus. So rero hari ikintu twakomeje kugenda tubona muri video ya mbere gifite cyangwa se abanyeshuri benshi bagizeho ikibazo, akaba ariyo mpamvu tunabahereje iryo tangazo. Iryo tangazo ryaje mbere y'uko tuza hano muri induction week, ryasohotse ku itariki 7 z'ukwa munani, rya dokima zose umunyeshuri asabwa kuzasubmitinga guhera ku itariki 2 kugera ku itariki 6 z'ukwa 9 nk'uko mubibona mu itangazo. So gusa benshi nyine ntago bari babizi, cyangwa sinzi nawe ukutabimenya cyangwa se batarabibonye, kuko twamaze kubibona neza yuko badasobanukiwe. Akaba ariyo mpamvu tugira ngo buri muntu asome iryo tangazo neza, kugira ngo abashe kuba yabona yuko nyine nyuma yuko yishyuye ari amafaranga ya registration 60,000 bitaba birangiye, kuko nyuma yo kuyishyura urabona yuko hano hari izindi dokima zisabwa arizo twababwiye nimugoroba. Urabona iyo ya mbere kuri A ni byandi twabwiraga, kopi ya diplome ya advanced level certificate of secondary education iri notified nyine kwa noteri, ngira ngo twabibabwiye. Hakaza copy of acceptance letter yariyo B, hakaza C, ubwo ni kopi y'irangamuntu. D, ibyo birareba abanyamahanga. Hakaza nari amafoto 2 ya passport nk'uko byose twabibabwiye. So rero benshi bakomeje kubigiraho ikibazo, hamenya hari n'abatazi yuko ari ngombwa. Gusa nyine nyuma yo kugira ziriya dokima habaho no kuzuza ya form twabwiye nimugoroba, ariyo ya registration form. Ngira ngo twababwiye ahantu iboneka ko ihari cyane. Nyine musome iryo tangazo neza kugira ngo murusheho gusobanukirwa, mubikore kare, kuko ku itariki 2 ubwo ni kwa mbere y'igitaha bazatangira kubaka izo document zose. So mukomeze mugire umunsi mwiza. Uramutse ugize ikibazo cyangwa se icyifuzo, twandikire muri comment turahita tugusubiza. So murakoze, mugire ibihe byiza.